Yes, mugubwa neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami, trainer speaker mentor. I love you so much. Guys, uyu ni umwanya mwiza twakomeje kuba twaganira kubwira ngo iyi ni Wise Dream Pro. Aho tuganira ku bintu bitatu: ubuzima, ubukungu ndetse network marketing. Uyu munsi nkuko bisanzwe turagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ariko cyane cyane twita ku bibazo twabarijwe n'inshuti zacu. Aho inshuti zacu nyinshi haba ari abagabo, abagore, abasore, inkumi batubarije cyane ku kibazo kijyanye n'imyororokere, ariko cyane cyane ku bijyanye no kwikinisha, ku bijyanye n'icyo bita masturbation mu ndimi z'amahanga. Bisomye neza usanga ari ababishyigikira, ariko nanone bifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu babikora, ndetse si ku buzima bw'abantu babikora gusa, ahubwo nabo bakomokaho turaza kubireba icyo bishobora kuba byabagiraho ingaruka. Fedovo nakubwira ngo nyabona kora subscribe kuri Wise Dream Pro kugira ngo ukurikirane byacu umunsi ku munsi, hanyuma ubashe kumenya byinshi haba ari ku buzima, haba ari kuri business, haba ndetse no kuri network marketing. Reka tugaruke ku kiganiro cyacu kijyanye n'imyororokere, cyane cyane ku kibazo cyo kwikinisha cyugarije isi. Kwikinisha cyangwa se masturbation ni uburyo ki ushobora kuba wabeshya ubwonko, ukabeshya imyanya y'ibanga ko iri mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina kandi atari byo. Bityo bishobora kuba byagufunza cyangwa se byagusunikira mu kumva ko wakoze icyo gikorwa, bikaza kurangiza urangije icyo gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikaza gukorwa uko nanone wakoresheje imbaraga nyinshi. Ibi rero bigira ingaruka zitari nziza ku buzima bwacu. Icya mbere, bizangiza ubwonko. Icyo ni icya mbere, bizangiza ubwonko bwawe. Icya kabiri, bizangiza udusabo tw'intanga. Icya gatatu, bizangiza prostate. Icya kane, bizangiza amagufa yawe, cyangwa se amagufa yawe. Nuvuga ngo amagufa yawe aho ari hose bizayangiza. Turaza kureba impamvu. Nuvuga ngo ku bwonko, bandi impamvu iri ku bwonko bishobora kuba byakoraho nuko igihe cyose ubwiye ubwonko ububeshya ko bugiye gukora ikintu runaka, bituma bukoresha imbaraga nyinshi, bityo bugatakaza ubushobozi bugiye butandukanye, bugatakaza ubushobozi bwo gukora kimwe cyangwa se ikindi. Hanyuma ku bijyanye n'udusabo tw'intanga nabyo ni ukuvuga ngo uko ubikora ubwonko bugafurusa udusabo tw'intanga kuba twakora intanga kugira ngo zibe zasohoka. Icyo gihe byanze bikuzana ingaruka nyinshi zishobora kuba byatera kiriya gice cyo hasi, gishobora kuba cyatuma cyangwa se gifite agaciro gakomeye cyane mu bijyanye n'udusabo no gukora intanga, yaba ari intangangabo cyangwa se yaba ari intanga ngore. Hanyuma ku bijyanye na prostate ikintu ishinzwe kuba yatanga amatembabuzi cyangwa se yabobeza intanga, cyangwa se yabobeza intanga kugira ngo zibe zabasha gusohoka ziri liquide zoroshye. Icyo gihe mvuga ngo bituma none prostate ibasha kugira gute kuba yakora cyane. Ikoze cyane ni ukuvuga ngo ubushobozi bwayo butakaza mbere. Niyo mpamvu gusanga abagabo benshi cyane bakoze masturbation bageze ku myaka hagati ya 20 ndetse na 38 bafite ingaruka zikomeye cyane, ndetse bafite n'ibyago byo kurwara prostate kurenza abandi bantu bose. Rero nakubwira ngo nyabona ukurikira kino kiganiro neza. Hanyuma ku bijyanye n'amagufa, kubera iki ku magufa? Nuvuga ngo ku magufa hari intungamubiri nk'amaproteine, amakalcium, amavitamines ashinzwe gutunga amagufa. Nanone usanga yamaze kugira yamaze kubura kubera gukora kino gikorwa cya masturbation no guhoza ku nkeke ubwonko, dusaba tw'intanga cyangwa se guhoza ku nkeke umubiri wawe, guhora ukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera. Ngira ngo murabizi neza ko kiriya gikorwa kugira ngo kibe gitwara imbaraga nyinshi cyane. Iyo gikoze umwaka uba ushenye umubiri ku rwego ruri hejuru. Ngibyo rero ibice wangiza by'ingenzi cyane ku mubiri wawe mu gihe uri gukora masturbation ni ibyo bine tuvuze. Hanyuma ikibitera ni iki gitera mu by'ukuri gukora masturbation, haba ari ku bagabo, haba ari ku bagore, haba ari ku bakobwa, haba ari ku rubyiruko. Uyu munsi kubwira ngo uyu munsi urubyiruko mu gihe kijyanye na masturbation, haba ari abakobwa, haba ari abasore, urubyiruko rugarijwe cyane. Ndagira ngo ubwizo kuri uzabona ingaruka kuri myaka 35 38 kuzamura, aho utagira kubona ingaruka zijyanye n'iki kuba wakoze masturbation mu myaka 20-18. Nabura ngo umunsi nyuma urubyiruko nabura nyabo ntahagarika, rekera aho ngaho. Ikitaraho ni iki? Ikintu cya mbere kitarakwikinisha, haba ari ku bagabo, ku bagore, ku bakobwa, ku basore, ni ukwitinya. We musore tugaragara umusore ku kiganiro cyacu wikwitinya, we mukobwa wikwitinya. Byanze kuza umukobwa umusore barakeneranye, umugabo akeneye umugore. Wikwitinya no kuwagira gute ko wabaza umukobwa, witinya no kuba mwaganira, wikwitinya. Ushobora kwitinya ko wenda utumva udashoboye ko watreta, basore muterete. So ariko nanone sinibyo gusa so kwitinya gusa, aho ushobora gutinya ingaruka zijyanye
n'imibonano mpuzabitsina. Ushobora gutinya kwandura sida, ushobora gutinya kubyara ukiri muto, ushobora gutinya, ni byinshi cyane. Bivuga ngo habamo ku cyambere kiba ushobora kuba cyatera kwikinisha, harimo kwitinya. Hanyuma ikindi ushobora kuba cyabitera ni ukwigunga cyane. Ni ukwigunga, ukumva mu by'ukuri umuntu ukunda kwigunga cyane afite ibyago byinshi byo kuba yakora masturbation, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa. Rero ikindi ushobora kuba cyatera kwikinisha ni ukumara igihe kinini cyane uri ahantu, nimba uri umugabo udakora imibonano mpuzabitsina. Urugero nk'abagabo bafunze, cyangwa se abagabo barimo wenda nk'abagabo bari mu butumwa, wenda nk'abasirikare, abapolisi, abaganga n'abandi bagiye batandukanye, ukamara igihe kirekire ahantu batabona n'imiryango yabo. Aba benshi bisanga mu kibazo cyo kuba bakora masturbation. Nubwo byari bimeze gutyo, waba ufunze, waba uri muri ako kazi ko kuba kumara igihe kirekire utari hafi y'urugo rwawe, yavuze ukuri ngo ntabwo biguha uburenganzira bwo kwangiza ubuzima bwawe, ko turaza kureba neza ingaruka zivamo kugira ngo zirebe wowe gusa, ahubwo zireba umuryango wose, ndetse n'iziza kureba umuryango wose, ziza kureba umuryango nyarwanda, ziva ku muryango nyarwanda zireba isi yose. Ndavuga ngo ntabwo biguha uburenganzira bwo kwikinisha, ariko ibi nabyo byo kumara igihe kirekire utari kumwe n'umuryango, udakora sex mu by'ukuri kandi warabimenyereye, bishobora kuba byatera kuba wakora ikintu bita masturbation. Then ikindi gishobora kuba cyatera kuba wakora masturbation ni ikigare. Abanyeshuri biga muri secondary school akenshi ibibazo babyisanga, kuko iyo dukoze ikiganiro tuganira n'abantu benshi bafite ingaruka zo gukora masturbation, bakubwira ko babikoze mu kigare, bakubwira ngo bari gutera akanyamerika. Inshuti muvandimwe wanjye, wowe unyumva urubyiruko nkurikiye, wumvise ino video turi kuvuga ahangaha, turi kuvuga, ushyigerageze kubisangiza inshuti n'abavandimwe banyu muri mu kigero kimwe. Ikigare ni kiri ku ishuri, usanga kikuhirikira ko wakora masturbation, ushobora kuba yagira ibyago bikomeye cyane ku buzima bwawe buri imbere bw'ahazaza. So aho ni ikintu ushobora kuba cyatuma abantu bigira. Niba wisanze muri imwe muri izi situation, cyangwa se wisanze muri kimwe muri ibi ngibi, gerageza umenye uko wakwitwara. Ese uzitwara gute kugira ngo bireke? Kugira ngo reke cyane nibona ko kuri byaje. Iyo byaje nta kindi kintu ukora, gerageza ushaka ikindi kintu wakora. Maybe ushobora guhamagara umuntu. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, fata igitabo then ukagira gutu ugasoma. Ugomba gushaka ibintu kigubuza. Irinde kureba filime z'urukozasoni. Nimba ugira ngo ibintu ubasha kugira utazabyisangamo. Nurangiza nimba uzi ko utari kumwe n'umuryango wawe, nimba umugabo uri mu butumwa, nimba umudamu uri mu butumwa, butuma utaba hafi n'umuryango wawe, kugira ngo ubashe gukora ibyo umubiri wanyu wagenewe, gerageza ureke kuganira cyane ku bijyanye n'imyororokere n'abantu muri kumwe, ureke kubivugaho cyane. Ibyo bizatuma mu by'ukuri ubwonko buhuzabuza, bituma utagira gute, utabasha kwisanga muri icyo kibazo. Nubwo umuntu wabikoze kugira ngo mu by'ukuri iki kintu akireke ni umwanzuro wiwe. Ni nko ku muntu wanywa itabi, umuntu wanywa inzoga nyinshi cyane kugira ngo azireke, biva mu mwanzuro we, akavuga ngo enough is enough. Nawe uyu munsi gukora masturbation, nabwira ngo gerageza uvuge ngo enough is enough. Hanyuma nurangiza ukurikize utuntu twose nkubwiye. Hanyuma ni izihe ngaruka uzahuriramo nazo mu bijyanye na masturbation? Ingaruka uzahuriramo nazo waba uri umugabo, waba uri umugore, zirahari. Ingaruka uzahuriramo nazo ni uko mu by'ukuri udusabo tw'intanga twawe turangirika. Iyo ukora masturbation, wangiza udusabo tw'intanga, bityo tugakora udusabo tw'intanga tugakora intanga z'amazi zidakomeye, zidashobotse, zishobora kuba zatera inda. Udusabo tw'intanga turangirika. Icya kabiri, ushobora kurwara indwara ya prostate, kubera ko uko ukomeza gukora kiriya gikorwa cyane, prostate irabyimba. Uko ibyimba uzisanga wafashwe na kanseri ya prostate. Ugomba rero kuba kwitonda. Niyo mpamvu uzasanga uzasanga kenshi buriya umuntu ukunda gukora imibonano mpuzabitsina myinshi cyane, ku bagore benshi cyane, usanga kenshi bakunda kugira indwara ya prostate. Nayo ntabwo ukoze masturbation cyane, ugafusa ya prostate yawe ikabyimba, igezaho no kubyimba, nta kindi nta rundi garuriro. Nabwira ngo nyabona byitondere, ko bishobora kuba byagutera ikindi kibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe. Ikindi, wangiza ubushobozi bw'ubwonko. Uzabibwirwa n'iki? Ngo ubushobozi bw'ubwonko bwawe burangirika. Ubibwirwa n'iki ubushobozi bw'ubwonko bwawe bwangiritse? Number 1 ni uko aho uri hose ugira gute, urasinzira. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kizakora ku bushobozi bw'ubwonko bwawe bwamaze gucika intege, cyangwa se ubushobozi bw'ubwonko bwawe bwagabanutse. Igihe cyose uravuga ugasanga umuntu akubwiye ikintu ukazanga wagize gute, wakibagiwe. Cyangwa se ufite ikintu mu ntoki, umuntu akikubaza ukagishaka, nyamara burya niba afite ikaramu ugasanga ukigishaka nyamara kiri mu ntoki zawe. Bivuze ngo ubushobozi bw'ubwonko bwawe bwagize gute, bwamaze
kugabanyuka. Ibyo nabyo bishobora kuba byaba ingaruka byo kwikinisha. Hanyuma ikindi urasusumira. Bivuga ngo iyo ukora ibyo wakoze masturbation, iki gishobora kuba kizakubwira ko ubwonko butari gukora neza, ugira gute? Urasusumira. Ikindi umuntu wakoze masturbation mu myaka y'imbere bageze ku gihe cyo kuba yakubaka urugo, usanga akora imibonano mpuzabitsina akarangiza vuba byihuse cyane. Nta muntu nta resistance aba afite. Ashobora no kuba abenshi dukunda kuganira, akenshi usanga akubwira ngo niyo ntekereje umukobwa gusa nkamureba nkumva ndamwishimiye mpita ndangiza. Ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ikindi ni uko ushobora kuba ingumba ntubyare. Ubushobozi bw'intangangabo bugira gute? Buratakara. Iyo butakaye kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Si ibyo gusa, kubyara bishobora nanone kubyara bishobora gutinda. Hari abantu bashobora gutyo ugasanga niba uyu munsi uri umugabo ugasanga umugore nta kibazo afite, ndetse no muri wowe nk'umugabo ugasanga nta kibazo ufite, ariko ugasanga watinze kubyara, uze kugerageza niba mu by'ukuri usubiza amaso mu murebe, ese mu myaka yabanje ntabwo ugiye gukora masturbation? Gusa wakoze masturbation uravuga ngo nta kintu cyaza kuba cyarabiteye, ubiraba byaratewe n'icyo ngicyo. Nurangiza ndazakubwira icyo ugomba kubaza gukora numara kubona ibyo bibazo bikuriho. Hanyuma ushobora kubyara umwana ufite ibibazo nanone bigiye bitandukanye. Nicyo kintu nakubwiye ngo iyo ukoze masturbation ntabwo wangiza ubuzima bwawe gusa, wangiza ubuzima bwawe, ukangiza n'ubuzima bw'abazagukomokaho. Kandi wangiza ubuzima bw'abazagukomokaho, wangiza ubuzima bw'igihugu. Iyo wangiza ubuzima bw'igihugu, wangiza ubuzima bw'isi yose muri rusange. Kubera iki? Kuko umwana wavutse muri spams zamaze kuba amazi, zamaze kuba nabi, ntabwo avukana ubushobozi bumeze neza. We musore uri kubikora umunsi ukora masturbation, we mugabo wabikoze, banza wumve ko wahemutse, cyangwa se nawe uri kubikora wumve ko uri guhemuka. Ntabwo uri guhemukira gusa, uri guhemukira isi muri rusange. Hanyuma sisiteme y'umusemburo mu mubiri wawe, sisiteme bita endocrine system, ni sisiteme ishinzwe imisemburo mu mubiri wa muntu aho ava akagera. Iyo sisiteme iyo ukora masturbation uri kuyangiza. Ko twamenye ko bihera kubwo bikamanuka akajya kuri reproductive system, bikamanuka system yose yaba ari uduzo tw'intanga, yaba ari process byose ni reproductive system, bikaza bikagaruka ku magufa. Bagomba ko hari system y'umubiri wawe ugira gute? Wangiza. Ikindi uzasanga imikaya yawe igenda igabanyuka. Abantu benshi bari hano hanze iyo bamaze gukora masturbation akenshi bakubwira ko bafite ikibazo cyo kuba waragabanutse igitsina, sex yawe yagiye igabanuka nk'abagabo. Hari impamvu bitera nuko umusemburo wa testosterone warakozweho. Uba warakozweho umusemburo wa testosterone. Iyo umusemburo wa testosterone ukozweho, imikaya yawe igira gute? Iranyunguka, iragabanyuka. Niyo mpamvu uzisanga niba wakoze masturbation mu minsi yashize, nugira imyaka 30 kuzamura kuri 38 usanga sex yawe igenda igabanyuka. Uyu munsi ukaba ushaka imiti yo gusiga kuri sex kugira ngo mu by'ukuri ibashe kwiyongera, iyo ntayibaho. Icyo ukeneye ni kimwe gusa, ukeneye kongera imisemburo yawe ya testosterone. Nuyongera ikibazo kizakemuka. Rero wongere umererwe neza kandi cyane. Reka turabona ingaruka ku bagore. Izo ni ingaruka ku bagabo. Ingaruka ku bagore, badamu, bakobwa mu nyumva, ndagira ngo ukuri ngo nanone kwikinisha kuri mwe nabyo bifite ingaruka nyinshi kandi cyane. Number 1, uzahabwa ikintu gikomeye cyane kandi mu by'ukuri gihuza abantu, gituma umudamu ata mama we na papa we akajya gushaka umugabo, aricyo imibonano mpuzabitsina, kubera ko papa wawe mama wawe bari muri basaza ntabwo bashobora kuba bagukorera. Nubura mukoze masturbation cyane, niba cyangwa se ni gukora masturbation cyane, umenye neza ko ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina uzagira gute? Uzayigurwa. Nubwo imibonano mpuzabitsina ntabwo uzabyara. Nutabyara uzabugize gute? Uzaba ugenda uca umuryango. Iyo uciye umuryango uba uciye igihugu. Iyo uciye igihugu uba uciye isi yose muri rusange. Ntabwo bifite ingaruka gusa, bifite ingaruka ku rwego utatekereza. Ikindi iyo ukoze imibonano mpuzabitsina warakoze masturbation ku mudamu, wagiye urababara. Si ibyo gusa, niyo uyikoze cyangwa ushobora no kuyikora, wayikora ntugire gutyo ntubashe kugira ubushobozi bwo kurangiza. Iyo utarangiza mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina yawe nk'umudamu ntabwo uryoherwa. Iyo utaryohewe ntabwo uryoherwa muri kumwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo bizatanga iki? Bizatanga kuba wagira gute? Kuba wasenya. Iyo ushenye ntabwo uba wangije umuryango gusa, iyo ushenye ntabwo uba wangije igihugu gusa, ahubwo wangije isi muri rusange. Rero ngweze kuri ngo we muntu nkurikiye hano, niba uri gutekereza ku buzima bwawe uyu munsi, ndagira ngo umfashe kumenya neza gutekereza ku buzima bwawe ntabwo ugarukira kuri wowe gusa. Ubuzima bwawe bugarukira ahantu hanini cyane, ugarukira ku Mana.
ufata kuri wowe, ugafata ku muryango wawe, ugafata ku gihugu, ugafata ku isi, hanyuma n'Imana ikagira gute tayari. Bivuga ngo nubwo kwangiza ubuzima bwawe gutyo, ubukinisha ukoresheje utakeneye gukora, uri kwangiza ubuzima bw'ibintu byinshi cyane, haba Imana, haba igihugu, haba umuryango, n'andi bantu bose bagiye gute bagiye bakwitaho. Then kumva impamvu umudamu ko akoze masturbation ku buzima bwe, mu by'ukuri aba yumva ko umugabo nta kintu kindi amuzaniye cya nyacyo, ntacyo amuzaniye, ko ntacyo avuze umugabo kuri we. Ibi byose byatuma mu by'ukuri ugira icyo ugasanga ugize gute, ugasanga washenye. So ni rero wakora nimba amaze kuraninga, amaze kwikinisha, amaze gukora masturbation, ntabwo wasubiza ibi inyuma ngo ugende usubize wongere usubire ko uko wari umeze, ahubwo uyu munsi afite kuba hafatwa ingamba. Nimba ubikora nabwo ngo nimba ubikora afata umwanzuro. Nubwo nabigere nabwo ngo make a decision. Kuba ibi bintu byo gukora masturbation wabyihorera. Fata umwanzuro. Nurangiza urinde ikintu icyo ari cyo cyose kirakuba cyakuyobora mu bijyanye n'iki no kuba hakorwa icyo gikorwa. Twabonye ko ari filimi z'urukozasoni, tubona ko kumwe muri ubwana n'abantu ariko mukaganira muvuga ibijyanye n'iki n'imibonano mpuzabitsina. Twabonye ko mu by'ukuri ari ukwirinda iki bikorwa byose. Nimba utari mu mwanya wo kuba wakora icyo gikorwa, kwirinda ibintu byose watekereza bikaba byatuma winjira muri iyo situation y'imitekerereze ku bwonko bwawe. Ikindi abwira ngo ujye usoma ibitabo, ubitekereje usome ibitabo n'ubwo nabivuze. Ariko se no byakubayeho wamaze kwikinisha, ariko wenda nurabona ingaruka cyangwa se wabonye n'ingaruka, ariko ukeneye kugira ngo mu by'ukuri wegera abantu bagufashe. Egera abantu bafite ubumenyi cyangwa se ubushobozi ku bijyanye n'imyororokere, bakuganirize, muganire, bakwereke icyo gukora. Ikindi ugomba kunimba byarabaye kuri wowe ukaba mu by'ukuri uriho ubona izo ngaruka, ugomba kwita ku bintu urya. Ugomba kumenya gutangira ukafata umwanzuro wo kubaka umubiri wawe bundi bushya, ukarya imboga, ukarya imbuto, ukarya ibikomoka ku matungo, inyama, ukarya ibikomoka ku binyampeke, ku binyabijumba, then ukongera ugasubiza umubiri wawe ku murongo neza. Ariko nanone byaba byiza, muri kampani yacu yitwa Biotech Global International dufite product nziza, kuko ibi byose uri kubikora, ntabwo uriho wangiza urutoki, ntabwo uriho wangiza uruhu, ugutwi, ntabwo uriho wangiza ururimi. Ikibura wangiza ni ikintu gikomeye cyane, ubura wangiza umuntu w'imbere mu mubiri. Uwo muntu w'imbere mu mubiri tuvuga ni cyangwa se umuntu w'ibanze, ni akaremangingo, ni uturemangingo tw'umubiri wawe, icyo kintu uri kwangiza. Rero muri Biotech Global dufitiye product nziza cyane, ushobora kuba zagufasha mu by'ukuri ubuzima bwawe bukagenda neza. Dufite product zikoze mu kintu bita Stemcell. Stemcell ko twayibonye mu biganiro byacu byatambutse, twabonye neza ko uburyo cy'umubiri ukozwe ku buryo uhera ku kintu bita akaremangingo cellule. Then nyuma y'akaremangingo haza ikintu cyitwa organe. Umubiri uba ugizwe n'amamiliyoni menshi cyane y'uturemangingo. Yo havuye ku karemangingo haza ikintu cyitwa tissue n'inyama. Inyama ni ikintu akantu ushobora kuba wabona k'umubiri wawe akaba kagizwe n'amasuri menshi cyane. Then iyo tuvuye kuri tissue tujya ku kintu bita organe. Organe ni ijisho, ni ugutwi, ni izuru, ni ururimi, ni ubwonko, ni umutima, ni umwijima, ni reproductive system, ni igifu, ni amara, ni urwagashya. Ni ngo organs ni ingingo, ni ibice by'umubiri, ni ingingo z'umubiri wawe. Ibyo bice by'umubiri wawe cyangwa ingingo z'umubiri wawe zizwe n'uturemangingo. Rero igihe cyose uri gukora masturbation, uba uri kwangiza cellule zigize ubwonko, uba uri kwangiza cellule zigize ibijyanye n'imyororokere, uri kwangiza cellule zishobora kuba zafasha kubijyanye n'ikinamagufa, kuko zikoresha imbaraga nyinshi cyane. Yaho organs haba ikintu cyitwa system, ni urwungano. Hari urwungano nyamaraso, hari urwungano rw'ubuhumekero, hari urwungano rw'imyororokere ari rwo rukorwaho cyane, n'urwungano mpererekanyamakuru. Mu bijyanye n'imyororokere cyangwa se bijyanye no kubyo uri gukora masturbation, yaba ari umugabo, yaba ari umugore cyangwa se umusore, uri kwangiza inzungano reka tuvuge 3. Urwa mbere nako zose zibiziramo, zose zihuriramo ibyo bibazo navyo, zose zigerwaho n'izo ngaruka. Ariko izingenzi cyane, urwa mbere n'urwungano mpererekanyamakuru ruza mu bwonko. Urwa kabiri ni urwungano rw'imyororokere. Urwa gatatu ni urwungano rw'amagufa. Kubera icyo urwungano rw'amagufa, urwungano rw'amagufa yo gukora masturbation, proteine zakagombye kujya gutunga amagufa zigira gute zirasohoka.
kukoresha imbaraga nyinshi cyane. Izo nazo ukoresha tu zibizahariramo, ariko zikangirika bihereye ku ngingo zibigize. Izo ngingo ariko nazo bazangitse bihereye kuki? Bihereye ku nyama, ariko cyane cyane ku turemangingo. Ariyo mpamvu aho waba uri hose, waba umugabo wabikoze, waba umugore wabikoze, ukeneye product nziza cyane yitwa Stemcell. Ile product yanjye ukeneye muri mbaraga bagitwa izo ngaruka zo kwikinisha nibo wazibonyeho. Stemcell ile product yanjye ukeneye kwera ki Stemcell yageze mu mubiri wawe, ikintu cya mbere ikora no kuvuga ngo yubaka twaturemangingo twamaze kwangirika. Ikindi gahangana n'ibishobora kuba byakwangiza byose ibijyanye na reproductive system. Iyi product kujyanye n'imyororokere, no kuvuga ngo kubyangitse ku myororokere, haba kuri kanseri ya kujyanye na prostate, haba ku dusabo tw'intanga, haba kuri sele zishinzwe urugendo rwo kuba kugera ku rwego rwo kubasha kurwakira gukora imibonano mpuzabitsina. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukeneye nicyo bita Stemcell nayikeneye kandi cyane. Niyo product yacu ya mbere ukeneye ku bijyanye no kufite izo ngaruka zo kuba warikinishije. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ukeneye ni product yitwa Stemcell. Stemcell. Ko ikeneye Stemcell, twabonye ko wangirije ubushobozi bw'ubwonko. Tubona ko wangirije ubushobozi bw'amagufa yawe. Nuvuga ngo iyi Stemcell yongera kwinjira igafasha ku bwonko, ikinjira ku bwonko ikareba neza ki icyangiritse. Byabazo byo kwibagirwa bikavamo, byabazo bw'ubushobozi ubwonko bwari bukeneye bugomba gukoresha umunsi ku munsi kongera bukagaruka. Ryasumira rigashira, kwa kwibagirwa kugashira. Mu gihe ukoresheje Stemcell ko n'uturemangingo tugiye kongera kureba. N'uturemangingo twamaze gupfa muri brain mu mubiri wawe. N'uturemangingo twamaze gusinzira. N'uturemangingo twamaze tudahari. N'uturemangingo twamaze gukomereka. Bityo Stemcell yagize igiye gute idusane. Nimara kudusana umubiri wawe uzongera ukore neza kandi cyane. Ni product ukeneye, ni product yitwa coffee. Ifasha none ku bwonko. Kubera ko processor y'ubwonko wagize gute uramaze kuyangiza. Nufasha kuri product yitwa high collagen coffee bitewe n'ikintu bita cacao beans kirimo gitanga cyane ikintu bita process uburyo bwo gukora neza ku bwonko, bizagufasha cyane kuva muri za cyane muri bya bibazo byo kuba rakoze masturbation, byabazo byo kwibagirwa no byo n'uburyo byo ubwonko bwawe gukora bibasha kuba yajyanye gute kuba byakwihuta. Ngibyo rero udukeneye kugira ngo ibyo dukora cyangwa se mu byo twagwize inama zisumuye ku byo dukora ku mirire no kuri cyo zijyanye na reproductive system cyane cyane masturbation cyangwa se kwikinisha. Waba umugabo cyangwa se umugore dukora muri shek. Uhageze ushobora kuduhamagara kuri 078 983 0900. Ntabwo twana abantu bari mu Rwanda gusa, aho waba hose ku isi tukugezaho ibyacu. Kandi iyo ugeze aho dukora tonza neza kureba neza umubiri wawe ukomeze. Tubone ibibazo biri mu mubiri wawe kugira ngo turashobora twagira gute twakira ibibazo twamaze no kubibona. Tureba ikintu bita awareness. Sononga nahawe n'ibibazo by'abakugeza mu by'ukuri utwegere kandi by'ukuri tuzagufasha ndetse wishimye ko abantu bose batugezeho uyu munsi barishimye. Niyo mpamvu batubwiye ngo dutegure ikiganiro ku bijyanye n'imyororokere byo tubwire n'abandi bazi bamenye neza ibyo dufite muri Biotech Global International. Nahaye mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Iyi ni Ubuzima Pro, like, ukore subscribe kugira ngo uzajye wabona ibyacu ku munsi. I love you so much guys.